Manuel production manager we yacuze rwose ukuntu film ifite gusohoka n'ukuntu izakirwa ku isoko. Tola Taye Baragon continuity rwose ukuntu ifite ibice bifite gukurikirana tikini cyambere irangiriye ahangaha amatsiko yabica. Tony E Edeti director de photography yewe mugenzi. Ni byinshi cyane nibavuga ndavuga dore navuze byinshi bataravuga bose nibavuga ndakora iki kandekeraho uruzigo ndavuga bataravuga sha uzavuga bavuga ndakora iki mu kanyagwamo. Jimmy B Bangura executive producer uwo ngo niwe nyirakantu ndetse no gose Jimmy B yaragacinnye ashyama n'agafaranga ke ati ngewe yanda yashoye wenda zume adi Musi Williams mugenzi arakayoboye turatangiye mugenzi dutangira dute mugenzi murebe muhanga amaso gose mugingo wone mwiza dutenye gose mwenyewe mu mujyi mukuru muri Nigeria niba tari Abuja na Lagos ndetse gose munyazangaha hari abari bahari gose mugingo wone mwiza gose bwa bukereye abantu barabutembera abakora gose akazi kabona gakora cyane ndetse gose nga mu cyakare hari rwose umuryango ahangana abakira amafaranga barayafite bo barayakoreye uko mukire byinshi yagashotse no mukire mwenye mari zake boss afite agafaranga mugenzi aragakoreye ndafite gose no mukunza ahangaha. I don't know why you insist that it has to be another jeep. Gose sheri ntago numva impamvu uvuga ngo tugura indi modoka. Okay? Nako kuyisabye banzu mako manzu nvana yakira uhumunyu munyu acari wawe ndekasa imodoka nzayigura. Kuko umunyu rwose umahuro ntago sanzwe. Ndetse gose muzehe gose arakuze gusa afite umukunzi. Afite amafaranga mugeze ugaje kujya mu rugendo. Ariko ngo ntago yumva impamvu gose madamu yakindi jipe. Jeep. Ndetse gose anga muzehe afite n'abarinza amafaranga arayafite. Kuki filime yeswe kwa ngo only for love kubwo urukundo. Hari impamvu byanga byakona filime yeswe gutyo. Hari n'impamvu nanjye nicaye bayifashe bati Junior yayifetemo. Notse gose muze yagasohotse gose anga afite umukobwa umwe yageze umwana wabo afite gose kujya mu kazi. Bamwita Rita Dominique amazanya ku Dominique. Kuko muto mwiza rwose ubwo ugashakisha tumuze muri twinshi myezi nka filime nka Bless Miyara Karimo n'uri gwisha bitandukanye. Yego ndakumva. On my way to work. Giye mu kazi kanje. If you always call me Donald, you know what my schedule is like. Umva ntukajye uniform cyangwa gose nago nagiye akazi gihinduka. I have to run along now. Ihanga gose ufite kujyana n'amasaha yamfashe ihanga gose bye. Gose maze mu nkafite mu gose n'ubwiyemezi mukono. Amafaranga bari afite mugeze ndetse nabo gose akaza akora nakazi yigiye n'umwafaka akazi ni lawyer. Akazi gose arakoranza wabo gose amafaranga arahari ndetse n'abahakora hembejwe igitiyo zago bamuhemba bamwingingiriza. Bamuhemba neza. Yeah. Ndetse n'umuryango umwe. Ntabwo ndamenya filime iragana he gusa menya zunira cyane byanga byakunda sobanukirwa. Nanjye nayicariye amabera yo ntayo. Ndetse myezo rwose hakurya. Rwose anga myezo ku ruhande hari undi muryango hari. Rwose anga muzezi murinda arashaje. Ndetse rwose muzeye gusaza ntareba neza no kureba byaranze. Urabizi rwose nk'iminsi ni imiti ngamyezo rwose iminsi ko ningwe iminsi pfura umugara w'intare. Muzehe yarashaje n'amaso agendera ko. Bring my cup. Ndetse gose muze gukora hanga rwose anga afite nabuzukuru n'abana bamufasha mu rugo. Papa rwose nakora ingofero umwana wanjye ndayimuzanira mugenzi. Ni muzezi murinda. Papa rwose ntacyo bumeze neza. Ntacyo rakoze mwana wanjye. Ndetse gose muze gukora hanga gose akora afite umwuzukuru nyarwaya vayo. We are getting late. So go rwose datinze. You were saying something about Uncle Ozoma yesterday. Ariko wavuze bijyanye na oncle wacu Ozuma bimeze bite? What was it? Byawambwiraga ibiki? No, Uncle Ozoma mwana wanjye so wanyu Ozuma refused to come and see me. Yanze kuza kuno kunsura. Always claiming that he's very busy. Kandi akanyimisha ko ngo buri cyose afite akazi kenshi ko kuba yakora kadatuma aboneka. What is wrong with that? None byo twaye kimuzeye. I mean, he may be busy. Wasa ko afite akazi kenshi ko kuba yakora. Last time I saw him, he said he was traveling out of town. Kandi rwose ncyajyuga namunaga avuga ko agiye kujya kure y'umujyi yagiye kujya mu byaro. He's not yet back. Wasa ataragaruka. Time now he's been behaving funny. Mwana wanjye iso wanyu muri minsi kunitwara ntago bisanzwe nabwo bishimishije. And telling a lot of lies. Kandi ameze ngaho ari marabeshya ibintu byinshi cyane bidasanzwe. I hope he knows what he's doing. Ndigusa neza rero kwenda cyakora akizi. What do you mean, Grandpa? So gukoresha kuvuga igisanga ngaho kandi. But I believe there's something wrong somewhere. Ndabizi ko byanga byakunda hari ikintu runaka kimeze nk'o kitari kiza hagati yacu na so wanyu. That is why he has been avoiding us. Niyo mpamvu ameze ngamo kutwicara ameze ngamo kudashaka guhura natwe. Grandpa, I think you worry too much. Nako so gukwasanga wenda ushomeze ngabintu birimo kubikomeza. Why would Uncle Ozoma be avoiding us? None ni mpamvu cyatuma oncle Ozoma bera nka twicara cyangwa adashaka guhura natwe adashaka no kutuvugisha. What an old man like me sees Ati mwana wanjye while sitting. Ibyo umuntu nkanjye w'umusaza mbona nubwo nicaye hanga ubona nareba. You, my children, cannot see it.
ntago mwebwe nk'abana banjye mwabibona nge ndakuze. You are standing on top of Asu Rock. Kabone nubwo rwose umuntu yaba ari kureba ibingana cyagaze hejuru y'umusozi wa Karisimbi namubona nkamenya icyo n'iki mfite byinshi nzi. Very soon, Vuba hangaha the wind will blow and it will open the anus. yanga byakunda vuba hangaha umuyaga uzaho kandi rwose umuyaga uzaho ugaragaza ibiturimo bizatumuka. You and your parable. Rwose muzemega rwose umugambo uvuga ameze nka Yesu kera ubwadaga bw'ibintu mwaza kazivanga hakurya hakuno zikavangirwa muze kanjye mu kazi. Mugeze ni sekuru ndetse rwose n'umwuzukuru ati so wanyu rwose muri minsi afite ukuntu yifatanye bitanshimisha. Rwose reka ngere gusabuza kwita kuri muze sibyo homba ntari. Ntacyo rwose onkire. Ndetse rwose muze rwose abanabuze ukuri n'umuzezi murinda rwose ngo muzuko yanyarwaya Michael. Ndetse rwose mnyezi Michael n'umuganga. Burya rwose urishimye. N'imiryango ibiri byose bitandukanye. Ndetse rwose ahangaha rwose Michael aho uvukurira rwose kwa muganga afite benshi rwose anga abavura yitaho mu kazi ke. Ni Dr. Michael Nyarwaya. Papa atahavuye mu kazi yabaherekeza iki akazi rwose angakora cyane. Gusa mugeze ukubizi rwose abazana abarwayi abajyanwa abahava. Wamubonye sha? No, why was Ndetse kandi iki kandi. No, you need to see him. Mbega umuganga we hanga. Cute. Ni bogare ni mwiza afite ubwiza rwose budashirirora. He's smart. No umuhanga he's smart avuga yitonza avuga nk'umuntu wize. He's cute ni mwiza. Niho kumanya gasa n'Imana izagufasha umubone. Maze nge byarandenze sinkirya amasinyisi. Byonyuze yankozeho turi kuri WhatsApp kuri WhatsApp duchatinga. Nguriya hakurya. Nguwo. Wamubonye. Ndetse rwose anga mnyezi Mike kuko rwose baramukunda. Good afternoon, doctor. Muraho dogite. Good afternoon. Muraho. Sorry for interrupting you. Nabihangara ko tukwibito benshiriye. For how you treated my father. That's Rwose yangushimiye kuntu wavuye papa wanjye rwose byaragatangaza murakoze. Oh, perfectly okay. Rwose ameze neza. You see, we doctors, we can only cure. Yana rwose abaganga ku kazi kacu n'ukuvura nako ntabwo twivura gusa n'Imana n'ibidufashamo. Alright? All the same. Thank you very much. Ntacyo bivuga byose turabyemera turanashima kandi murakoze. Take care. Mani waho umugisha. Ntana. Like, what's happening here? Hako sheri n'ikigo ibintu sheri. What's going on here? Nibikimo kujya mbere. I don't even understand you any longer. Ye rwose ntabwo bise nyikumva ntabwo kimake yake yarabuze. How do Ntabwo nyitaho habe no kuntelefona. you to tell me you love me and you care about Basi mbwira ko ngunda byumve. Ndagukunda ariko ndagukunda. And you know the nature of my business. Urabizi rwose akazi nk'ukuntu kameze. I have a lot of work. Bandi bise hakurya hakuna bapfuye abakiza bakoze ibicye bagonganye nta akazi kacu tuza turyama. for you to just Umva niba wararongoye akazi karongore byinze ngewe ndeke bigira inzira. look. Umva You're not interested in the affair. niba wenda udakunda ko nyene tubanye rwenda tori bakorwa gusa dufite gukunda nakiri kare. Basi mbwiza ukuri nka tera bigira inzira. Kwikiya Listen, kusi. what are you talking about? Basi vuga icyo bivanye he kutongana. It doesn't come to that. Ibyo Just ngibyo bwanagana aho bifite aho bihuriye nta kuvuze ko nkwanga ari bafite akazi kenshi. something to eat. And I promise we'll Ubwo discuss. basi agashaka tugenda twicaye tuganire dusangire ibya nijoro byose birarangiye. Control. Hako ntukambwire gutyo yakase baretse kumera gutyo please rega ndabizera gukunda. Ariko mana hako kwajya unyinginga nagoswe ndishera unyinginga. Abakobwa bakunda ubinyinga gute? Mwinginge uce bugufi niba ngo gose ujye unamubesha muri ibintu bitari ngombwa sheri ufite igitsintsino ufite impfundiko zimeze nk'utunaraye nk'utuntu za tuturyi kajya twinagaraso ryo mwadisi mujye mubona barata byose kakajya gose ni Michael afite akazi kenshi ndetse mwe gose afite umukunzi gose bagenzi bacyarimo gose agenda mu kintu gufi yansanya nibiki baracya nuguteretana hafi aho gusa byose gose kumeka agenda gose bagenzi ngo ndi muryango w'igisi twabanye ku ruhande mugenzi gose kwa Michael mu cyakare harabazaga we rwose akora akazi ke neza ndetse rwose afite n'umukunzi n'umuganga ni Michael rwose arangana muzehe mu rugo hari uwasaga muzehe ni sekuru haje wa mugabo twatangiranye bigeze umukire twabonye hakurya bigeze afite rwose n'umwana w'umwavoka. You must be Mr. Michael Dike. Niwe bita Michael Deke w'umuganga. Doctor. Ani giye dogiteri ariko mara mujye murishyira ko kijyo murivanaho nawe reka be nka wa mugabo ujye rekana amahiti yiwe hati kuki muvuga se ndugiye mukavanaho hiti nayo ni yanjye wenda yako narekana amadogiteri. Aha hari umugabo zi bamwise zira abantu bashyiraho izina rye ngo rya hiti bibaye hiti bibi ntambara. Hello. You must be Mr. Michael. Niwe bita Michael Odeke. I'm doctor. Ariko na dogiteri ni ryanya ryo murishyiraho. Michael Dike. Banyita dogiteri Michael Odeke. That is my grandfather. Uyu ni sogokuru wanjye. Dike. Nayo ngita Odeke niryo zina ry'umuryango. I am for Dogu. Nanjye banyita muzehe Dogodo mazina raho. A businessman. Ndi umunya business. One of that. Kandi rwose nanjye nakashatse kumenyesha cyo nicyo avuga. And see, I am about going to work. Umva ngiye kujya mu kazangana ngo twaje kwivuga nk'abagabo uvuga iki kugenza n'iki mu cyakaruje kuntera mugenzwa n'iki. Well, urabona I have come to inform you that in the next 1 month, narinje kuba ko mu kundi kwezi kumwe kurimo kuza I'm going to take over
nje gufata piece of land because ubutaka kuko n'ubwanjye nawe urebere filime mu cyakare ngo ubutaka n'ubwo byaseje kuburekarama. My son, tell him he's in the wrong compound. Mwana wanjye bwira uwo mushenzi ngo yibeshya ahangaha naga hazahariho yayobye. At the other side. Nubwo najye hakurya ajya gushakira mu kindi gisambo hanganaga. I don't think so. Yewe ntago ni nayo byenje nshaka ubutaka bwanjye kandi aha ni wanjye. Do you know that you are not the one who is in the wrong compound? Ye muze ndabona umeze nkaho uri mu myivuze ngo wowe mu myusha kwa ari utaza huri. You are in the wrong place. Hako uyu mugabo wayo bikikujuza gutonga nango natukana mu cyakare. I just came to inform you. Narinje kubamenyesha ntago nje kubahata no kubinginga. I'm coming to take over my property. Vuba hangaha nzaza gufata imitungo yanjye karabaye sasa. Bitunguranye. Listen. Yewe. Odugo. Niba uri kidugu niba uri kidumana n'ibikije kandi sinzi amazina yawe byo gusibira ntacyo mbige gusa nshaka kumbwira ikintu kimwe. Sir, you are in the wrong place. Wayobye ntago uzahuri. I would advise you. Niba unk'urumogi ruveho uve no kuri karyoshye zirica. My compound now. Nundi munsi nkubwire mva hangaha ntuzananga ukire mu isambu. Are you ordering me to leave my land? Urimo urantegeka ngo mve ku butaka bwanjye. Funga bisubizo bivanye okay ntacyo. I think you don't seem to understand my language. Ndakeka ikirimi mvuga ntago cyumva. Mukanya naje mvuga joro ko n'igifaransa nibwo unyumve neza. Someone to come and explain to you. Ndakeka nakenera undi muntu uzaza hangaha agusobanurire. Have a good day. Kandi mugira umunsi mwiza. Filimi iraha. Kuki filimi itangiye itya? Byanga byakunda haraho bigana. Urabizi ngo nta katagira inkomoko. Nanu wavutse ku giti. Niyo mpamvu nta kinyendaro kibaho. Nta ukomoka ku ibuye. Buri munagira se. Gorgo saga muze yakagiye. Muze mugeze yakubwiye bwose buzi muri ndabyara mucanze ne sekuru wa Michael. Muze zimurira biramucanga. Abantu baje bihagazeho nk'imbwa zirya uruhu rwumye mu gihe cy'impeshyi ibi niki kweri. Kandi bari serious my friends. Ngana wa. I dreamt of trouble last night. Ijoro ryashize naraye ndose inzozi mbi. This matter would end here. Byanga byakora ibirango biri burangirira hanga gusa Simon. Usaba kugira ikibazo. Take him inside. Najyana muzehe mu nzu. Uwo mukanya bicomora. Mugenzi muri hangana turacyakomeza gose. Ko mugenzi bakagiye basigaye bibaza aba bantu baje gutya. Ko baje nta bwoba. Byanga byakunda aricyo biyizeyeho. Katurebe sasa. Ngana wanje. I dreamt of trouble last night. Naraye ndose inzozi mbi. This matter would end here. Ntabwo rwose ibingibi binsenga Imana birangirira hanga kuko ndabona bitoroshye. Happen, Grandpa. Asaba kose nakiriwe ntugire ikibazo. Don't worry grandpa. Don't worry muzehe, don't worry ntugire ikibazo. Iri nya pas de problème. Kila kintu ni sava. Yeah. Kugeza akagiye mu kazi. Ndetse rwose inzu ngiyo. Ndetse rwose ngo niyo nzu baje kurekera ngo ni yabo. Batazi byatangiye bite. Muzehe amafaranga yaravunika cyuri umusore arayakorera batangiye kuza mu zabukuru kumushotora. Katurebe sasa. Ngo yihanga amaso. Ndetse rwose nyuzwa amasaha yakicumye. Iminsi yakicumye. Mwe mukicaye amafaranga mwamaye ni make cyane. Hano mu cyakare. Umukobwa wa mugabo bisumyaze ngo ni Chief Odoko. Nari kidugu nagiye kisinzi mazina raho ngo ni bitindi gasani. Mugiye tugasashanga nk'umwavoka uza uje mu mwanya base. If you're a doctor or a laborer. Nago nzi niba uri umuganga cyangwa uri umubyaza gusana ngo tukumenyeshe nyakubahwa. Always clear on this matter. Ibintu biroroshye gusa tuje kwa gose mugabo yanumye gose nkaze nk'umukiriya wa hangaha kugira ngo turekane by'ubutaka bwe. You must vacate this land within 2 weeks. Mufite kwimuka muri buno butemu hano hantu mu byumweru bibiri. Or else what? Nose nitwimuka harabiki. Or else what? Urakora iki tubwire? What is wrong with these people? Hako papa nako soko kwa bana barwaye iki? What is wrong with you people? Yemwe murwaye iki? This is our land. Ahangaha ni iwacu. One land. And as far as I'm concerned, baye gose ngubwiza kuri njye uko ndeba. Remain here for as long as God keeps us alive. Tuzaba hangaha Imana kitunze kugeza gose dupfuye nawe ntabwo nta tuzahava. Ko garabyumva mugenzi umwabwe yawe mutumye n'isi hindi yaje nkavoka we. The land doesn't belong to you. Ye ubutaka gose nagaru ubwanya kuki mutumva. 3 years ago, your grandfather sold this land to my client. Imyaka ishize sogokuru yacuje buno butaka bwo bugurisha umukiriya wanje. Who happens to be my father. Kandi wase umukiriya wanje niwe data none nje naje nkavoka we lawyer. This file contains a photocopy. Hano rwose harimo ibyandiko bigaragaza gose ukuntu byagenze ndetse ukuntu kanukora amasezerano yasinywe. N'imikono y'abasinye. Who actually sold the land? What? Here's your copy. Ndetse gose ngiye hakono kupigaragaza ukuntu sogokuru yacuruje ubutaka. Uko yaburiye. Take this now. Akira se fata ugafatwa wewe fata hano. Fata se fata. They are lying.
How can I sell my own land? Niko tanyagura nagurisha ubutaka bwanjye. Children and generation yet unborn. Ubutaka bw'abana banjye n'abazakomokaho basinjira nigute nabucuruza. Go through the file and get back to me. Nimubanze murebe ibyandiko mbahaye maze nanjye munsubize ibyanjye. Believe before 2 weeks. Kandi rwose nizeye ko mu byumweru 2 muzamwimutsa hanga kuko ari serious. How and when he sold the land. Yanga byakunda mu byumweru 2 musaza rwose yamaze kumenya uburyo cyabigeje n'ukuntu ubutaka bugurishije. If you will also remember where the money is. My father paid him. Ndetse rwose azaba nibuka amafaranga yashize y'ubutaka yahawe kuko data yarishyuye. Of 4.7 million naira. Yamuhaye miliyoni 4.7 z'amaneira. Which is $35,000. Zihwanye n'ibihumbi 35 by'amadolari y'abanyamerika cash mu ntoki. Muzehe yarayariye yewe ndakambara data. Advise you to get back to me as soon as possible because if you don't, you will not like what will happen to both of you. Ibyo byandiko vuga nga mu binsubize gumagume mu bitekerezaho kandi mu mutabimaye rwose muziki babaho. Murabehongeka ngende. Kugira umunsi mwiza. Toka mbere yangu we shenzi Karitasi genda wa mukobwa we mva imbere shinguka imbere. Ishinze gusa gashyano ugacaho. Ari confident. Rwose yihagazeho. We nase bihagazeho. Rwose ubutaka byanga bako n'ugeze bujyane. Byagenze bite? Habaye iki? Ntucikwe. Bakise only for love. Kubwo urukundo. Yaya. Ndetse rwose amafaranga kwa sara hari. Amamodoka ngayo. Ndabizi benshi bitango na amajipe. Ntaga modoka yose ari amajipe. Jipe n'ubwoko bw'amodoka. Iyi ngiyi ni Toyota indi mukangiraza ari harya bigitanga iki? Parado nayo ya Toyota. Akaba hagafa ko imodoka yose ni nipfundikiye ngo sukari ajafite jipe y'umweru we n'iy'umukara mu rugo rwe. On that paper. Mwana wanjye barabesha mwana wa. Ibarizo rero n'amazina yanjye. Let's just get in. Nasego kureka tujye mu zindani. Nobody must have. Aya ako My signature. wasanga wari umuntu wajyaga sinyatire yanjye. Muze tugende ko tujye mu nzu. Cut it properly. It's alright, it's alright. Tujye mu nzu muze yarashaje. Abisi batangiye kumwurira. Mu minsi y'izabukuru rwose hakuno muzehe ntareba ni muzehe zimurinda n'umwuzukuru rwose hakuno Michael Michel. Ndetse rwose nyoza gatangiye kwibaza byagenze bite? Ese habaye iki? My generation. I cannot. Nago nacuruza ubutaka bw'abana banjye n'abazankomoka umwana wanjye sinabikora. It's all over those documents. Ako mwana muze hari amazina y'Saro na senatire yawe hano warasinye. I don't know how to explain this. Rwose nagozwe kunabivuga mwana wanjye. Ariko buretse. Oh my God. Mana yanjye. I now remember how I sold. Nangiye kwibuka urundi ubutaka nabutanze. Muze ntutangiye kubyemera. That. Right now, I am not interested in how you sold the land. Aho ngubu ntabwo nshaka kumenya ukuntu ubutaka bw'urushaho icyo nshaka. Nshaka kumenya impamvu bikoze ni iyihe. So that I can return it to that man. Basumbwira amafaranga ariko amafaranga nyafatanya subiza bari abagabo ubutaka bwacu bureke. Listen and listen carefully. Rwose umwana ngira ngo unyumviriza kandi unyumve witonze. About 3 years ago, Imyaka 3 ishize when you were still at school, ubwo wari ukiri ku ishuri wiga uri mu mahanga. your uncle Uzoma came here with a man he claims to be a doctor. Onkire wawe Uzoma yazanye anga n'umugabo uvuga ko umugabo yari umuganga. He was very ill and needed surgery. Yaranje ubwo samwe cyane ngo ararwaye ngo akeneye kubagwa ngo umugore akeneye kubagwa. Hospital authorities insisted Nako uwaje avuga imigenzo ngo nise bavuga ngo ararwaye akeneye kubagwa ndetse kandi ngo umugenzo abaganga bari banze ko bamubaga. his name Hatagize umunyamuryango umwishingira kana musinyira ko rwose yemeye kubagwa. to mandate them to carry out the operation. Ndetse nge rwose baje bansanga mbaye uburenganzira kugira ngo rwose operation ikorwe abagwe. Document believing that Je nasinye nzi ngo 7 nsinyiye umushenzi ngo bamuvure nyakufasha mwana wa. Granddad, are you telling me that None se koko Uncle Uzoma treated you? kuvuga ko ongere Uzoma yaje akuno yitwaje kuzi ko ari zuko uri mumye atamu kugira ngo ubutaka bwacu bugurishe. You see, the That is- voice of that doctor is the same. Ndetse rwose ndibuka ijwi ry'uwo muganga waje icyo gihe. Chief. Yaje avuga kimwe n'uriya mugabo ngo ni chef Odogo. Listen, Kabisa bose bavuga kimwe amajwi n'amfite numva amajwi ndayazi. what you saying? Absolutely sure. You see, Rwose mwana ibyo mvuga ndabizi. son, I may be blind. Urabizi ko nshaka kwandika bishobora kuba ndi impumyi. My ears are still Ariko amatwi yanjye arumva neza cyane arabanguye. sharp as ever. Rwose amatwi yanjye ameze nk'amigi arabanguye ni nk'ibihungizo by'imbabura. Is it? I mean, this explains Uncle Uzoma's strange behavior. None niyo mpamvu uriya mugabo ngo ni Uzoma dataca amaze iminsi yitwara nabi muri rugo ntatuvugisha atashaka no kutwikoza. A joke. Urabeshya muze. But don't worry, I will handle it, Granddad. Ntacyo rwose reka kuva mbimenyekana n'icyo mbikora sogoko. If you look like this to me, your father, my God. Bugeze muze yatangiye kurira birababaje. Ndetse rwose mugeze umusore yaje gusa kuno ku ruhande. Kiss you. Ate rwose mugeze kuno umushiti w'umwavoka rwose mugari kuri nkuru imeze ni lawyer.
I know, Tony. I know, but ati Tony ndabizi gusana no dufite twahera gusana none dufite kugerageza. And you know my grandfather. So kurangira muzi ko atabikona. Intention. Baramuhora usanga bikoza byacyagamije. Proven. As it is now, it's going to be your grandfather's words against your uncle's. Nako bigaga gose bigiye kuba ngari namba rigiye kubiri hagati ya sogokuru we hanganye n'abahungu be baso wanyu. That is why I have come to you. Yeye mama naje gusanga ngugira inama dukora iki ntabwo twafungisha data wacu. Anybody can swing it. You can. Kandi gose bari umuntu uzajya mu cyocega kamfasha n'wenyine wabimfashamo. All right. Yego ndakumva ariko se. I'll do my best. Eka basi ngoro nshoboye ariko nanone. To chat with your grandfather. Wengera gose ukomeza uganira na sogokuru mushaka namwe yuye kimwe n'ikimwe akora mushaka umuti w'ikibazo. My grandfather, okay. My uncle, I don't think so. Yego sogokuru arumvikana gusa onke yanjye ntabwo twavugana kubera ikizaga. And is absconded. But it's a different matter. I'll deal with him when the time comes. Abi ngiye cyakaso data wacu nzamuvugisha ibibazo bibaye bifite bigeze. Oh, and then igihe kibaye ndacyageze kuko niwe nyine bayazana. Biraha. Hariho sinyatire zo waguze n'uwayagurishaga. Ntabwo ibintu byoroshye. Ndetse gose hakono kwa muzehe Kidugu. Rwose muzehe Kidugu ajya ngo gose isambu bayimwe kuba amafaranga yatanze. Remote area of the city if not for the Mba rwose madamu mukundwa ibyo nkora byose mbikorera abana banjye bazabeho neza mbaye nahari. land. Chief. Chef muze. Stop to amaze me with your knack for money making. Rwose ukuntu ukora amafaranga biranshimisha muze niba ngukunda. Ariko yaje cyane gukundiye mwana mu mada. My father was dying. He called me to his bedside. Muze rwose data ajya gupfa yamwe ngwino hano hafi mwana wanjye. Amumurage. Yamwaze ku mutwe. Blessed me. Ati rwose yampaye umugisha. Ati rwose mwana wanjye uzaba umukiri w'umukunga amafaranga yagwize. Ubwo ugira amafaranga nkaya nuza yo ku ntenyo. I've made it. But, Chief, Ako se mukundwa karame. you won't give that land to Doris as you promised before. Yes yako buriya butako zabo umwana wacu Doris nko abivuze. Doris indeed. Ya rwose nzaba umwana wacu Doris kono yakoze yari isagera ikigeraho. Blackstone. Rwose yabutakureba burimo buriya mu buyaga cyo bita Blackstone. Ornaments like diamonds and so on. Kandi Blackstone ivamo za diamants zino z'umukara n'ibindi bintu bikomeye bidasanzwe. Besides, my dear, when I begin to mine that land, Ni nanya rwose gucukura cya kirombe kiri muri butaka batazi ko kirimo cya Blackstone. it won't be habitable. Rwose zabi bidasanzwe bivuze ngo nta muntu uzajya kuhatura. Does that young man know about the black stone? Rwose ya musaza nyiri kare gace yaze ko ari muri buriya butaka bwari harimo amabuye gace ndote nabyasi. He was the one who alerted me. Aya nari dafu n'umuhungu niwe waje akona arabimbwira ambwa gusa ngo tubikore. And I paid him off. Ndetse namwishyuye. Rwose n'amafaranga yebye amafaranga nzava no mu minsi bicenge atayose nyanyagaruza. Man, Rwose buriya musaza muzamukorera iki? he would make trouble. But forget him. Ntabyo bireke. He's just an excited fly. Uriya musore wumva ngo wisajije umwuzukuru wa muzehe nawe mureke meze nk'isazi yarenzwe n'ibyishimo. Mureke nagazi yakora n'ibiki yisajije gusa. To learn, then I teach him a business lesson. Yes. And if he fails to learn, then my boys will teach him an extrajudicial lesson. Uriya mwana ngiye kumuha isomo rya business n'abatabyumvisha kugira ngo tuduringe nk'abantu bumvikana n'abahungu banjye bazamuye icyo kigo kirenze byanza abahungu bavuga nabo bodyguard be. Don't want anybody. Ntago nshaka umuntu uwo ari wese. Not our daughter Doris. Witambika muri ibi byose. Yeah, okay? Keep it to your heart. Wewe gusa bigumana ari ibanga ntabyo n'umuntu bimenya. Filimi iraha. Don't be Se rwose mugenzi wangaha. Rwose mugenzi wa musore bitse tone mugenzi w'umwavoka na mugenzi wa Michael baje gusanga mugenzi kwa Doris. Mugenzi rwose bamubwiye ko iwabo barimo kubayimukira. Gusa kuza ahangaha yabasuzuguye we kuri telefone ntago ahangaha bakazishiramo yaguze ndi umunyarwanda zimwe rwose zimara amasaha menshi. Ariko ndi umunyarwanda arimo aravugira rwose kuri ka park ni kane gashira yabasuzuguye cyane. Umva we musakoza simwe biceceke. Muri biro yanjye. Ahangaha ni ndani ya biro yangu wewe shenzi. Karitasi Nyamanza. So tell me, what are you... Yego ndakumva rata nyibwirira. Nsugo ko tuzakora iki uwo munsi. Hako tuzongera ubushite byari danger warabibonye. Twagiye ku mazi burya ari ya munsi waranshimishi nabona ari narumiwe. Abarumva. Yabasuzuguye basi. Okay, alright then, 8 o'clock is fine. Saba ntacyo gose yatubonanye nka Sam yani kuko byaba bihwitse nicyo gihe cyanyacyo. Love you too. Ndagukunda cyane nanjye ndagukunda. Sawa rero bye. Yayiwe. Gasuzuguro basi. Aha. What were you saying, my dear Leonard friend? Yewe musore muto bavuga iki mukanya mvuga suzuguro samwe tumusore muto kandi babanza namurusha imyaka. Well, I was saying that Navugaga case could be settled out of court. ndakeka ibingi twabirangiza tubanje kujya mu rukiko. You see,
My client never umukiriya wanjye ugize kugeza ubu mwavoka umukiriya wanjye intention of selling that property. ntago wigeze rwose avuga ko ashafite kugurisha ubutaka bwe na rimwe na rizima. He did not sell it to anybody. ndetse rwose ntabwo wigeze ubutaka bwe bugurisha. Are you suggesting that my client forged the document his grandfather signed? none ushaka kuvuga ko umukiriya wanjye yafashe ibyandiko uyu sekuru uyu nguyu yasinye arabihimba? Is that what you're implying? ushaka kuvuga Or better still, he forged the certificate of occupancy. ese yaba yaranahimbaye ibya certificate igaragaza ko umuntu atanze rwose uburenganzira ku butaka bwe? Tricked my grandfather into umva ariko bigaragara nkaho iso yaje abeshya sogokuru wanjye papers. kubi twaje kwa impumyi. You're calling my father a trickster. none urimo urita data ko ari igisambo? You just said so. naruteka mutwe ko niwo byivugiye yarabyo mvuze. Gentlemen, aho sasa gahano agasuzuguro basore my office. munsohokere mumvire muri biro mugende guki I will call the security. cyangwa amamagara abashinzwe umutekano yakoze ntacyo turemeye kuko nk'abagore turabazi mukanya hasa no kozamo ngo twagufashe ku ngufu ngo twaguhohoteye kandi abizi ntabwo muvuguruzwa muri bondi banda kumirwa mugeze hose turabyemeye ariko Me all wrongly. umenya ko rwose ufite kurya imenge. Sorry, my client doesn't want the money back. umva nta mafaranga dushaka What he needs for the money twe twaraguze amafaranga dukeneye mu byacu mugavuga amafaranga ngo muyajyane ntabwo mujye kugura ahandi will be disgraced. maze tuzarebe imbere y'urukiko muri mwembi uzaseba. Are you saying we can't reach a compromise here? ese ko nako bitabikwa mu buryo bw'abantu b'abacuruzi tukanya amafaranga yanyu tukabasubiza wenda tukanazaho na mande datiwe ya We can't. nta mafaranga dushaka. Client has to vacate the land within the week, or else the court will do it for you. mufite kwimuka muri kino cyumweru cyangwa urukiko ruzabate hanze ku mbaraga. I'm sure you'll. kiriya kivuga byinshi nka telefone irasona kandi telefone yisonnye kwavuga umwanya muremure ntabwo ajya apfa kuyikupa. Good afternoon, Doris Odogo speaking. yego uyu nguyu ni muganga nako muvugana na avoka Doris Odogo muri aho. Oh, yes, please tell the vice president that we've sued them for libel and ntacyo rwose mbwiye vice perezida ko uyu munsi gahunda turi bugimurire rwose turi bugihagere saa 11 mu rugo rwe of course we always win. kandi rwose teka tuhagerera mu gihe murabizi ntabwo tujya dutinda. Okay then. Take care. sawa Have a good day. umugire umunsi mwiza. Bye. bayi kobwa avuga ngo neza rwose yarize. I haven't got time for this. umva nta mwanya mfite ko guma ahangahe n'ingingiza ko twatuje No, for days now. Relax, tumaze Mike. iminsi aso watuje Mayiko. Listen to her. Mayiko afite umutwe It's ufunze. over. Please. ndakeka mwasohoka ibyo twavuganaga byarangiye. Show your faces around here. ntabwo nshaka kongera kubona amasura yanyu imbere y'amaso yanjye na biro yanjye. ndabarambiwe toka mbere yangu. mugire umunsi mwiza, have a good day. aka ni agasuzuguro gahetsa kandi byo mugenzi bavuze ngo bose uyu munsi ngo umuntu agutunga urutoki ejo akagutunga inkoni. niba batemeye ko yabatunze urutoki avuga ati mumvire mu isambu bazabimura ndetse nabi. filimi iraha kobwa ari ahangaha. araha raporo se barabizi ko barimo guhemukira umugenzi rwose byakozwe na se wabo w'umusore babeshye umusaza. Oh, my dear, none se mwana wa what's the implication of this court injunction? Well, ma'am, it means that Dad cannot do anything on that land while the case is still in court. uko bigaragara bavuze ko rwose kuba ikirego kiri mu rukiko nta na kimwe ngutwe twakora In fact, he should kugeza umwe abanje gutsinda undi. That boy ako kari akana bukako kigize ibiki from taking over my own land. kanza ko afata ubutaka bwanjye Simple. ngiye ngomeze nk'ingingi ibi ntabwo bishoboka. I'm sure our daughter has a solution. nta byanga byakora rwose umwana wacu afite uburyo azabigenzamo. What is next? okay mwana wanjye urapanga iki? Getting very impatient. kongera rwose njye ntangiye kurambirwa ngo arateka n'ingingiriza umushenzi. Okay. We shall proceed to the appeal court tomorrow. ntacyo rwose rero tuzajya mu rukiko nyine rwose tujurire tugaragaza ko twe Request turimo rwose kurambirwa. set aside, and you can do whatever you want to do on the land. bivuze ngo icyo gihe rwose wawe usabye uvuga ko ubutaka bwawe ukeneye kugira ngo ubyaze umusaruro ntawe aho guhagarika. Let's go. rebye ni byiza. First thing tomorrow morning you start. ejo mu cyakare rwose usabye ukiye mu rukiko nyine rwose wakubwa uburenganzira ku butaka mu gihe tukirimo kuburana. I will. kuko ubu bumeze nk'aho budafite nyirabwo bariya babonye twe tuba turimo turahomba. Daddy, papa please don't do anything. papa ndakuzi ufite byinshi ukora bitapanzwe ahangaha ntuhemuke Yes. sibyo? There's no ntacyo ntabwo kuri inshuro nzahemuka ntabwo nzahemuka. in this game. I can handle anything ntabwo rwose ibi ngibi ntabwo nzahemuka rwose mwanjye ntabwo nzakuvangira. to do and live. umwana asa ati muzehe ndakuzi duhe turi muri rukiko ushaka kuza guhemuka ugasanga ukoze ibindi bintu tutapanze ntubikore. papa nsezeranya ntacyo rwose ntacyo mwana wanjye ntacyo. buriya hari uko muri mu rubanza ugasanga uwo mwaburanaga yapfuye ntimuzi ibyishwe n'iki akenshi birakorwa cyane. ndetse rwose nabyo umwana afite kujya mu kazi avuye mu kazi afite kuruhuka ntabwo aryama. ndetse rwose nyazindi byatinze rwose muze yaje hakuno ku ruhande yaje rwose ahangaha mu ivuriro aho Michael akorera aza kumukura abaganga bose
Without hesitation. Are you not the medical director of this hospital? Ese ntagari umeze nkaho uhagarariye iri vuriro ryose iyi hospital hopitale usko bwa Gifaransa najye nkwisabira akantu. Yes, I can do it. I can. Naje rwose ibyo sabyo nabikora gusa nanone uriya muganga mumbwira ngo duhagarike akora akazi cyane ni ubu hari Image of this hospital. rwose umeze nkaho ukomeye muri iri vuriro ryacu. What reasons would I give to lose? Ese mbaye muhagaritse ni natanga mpamvu nyaki muri ministeri yamuwohereje anga ngazavure. Great professional like Dr. Michael. Ko rwose azwi nko mu professional wabigize umwuga Dr. Michael. Ko ari no kari kagarara ari rwose ndahangarwa. I'm sorry. Rwose mwihangane. Ariko sha. That boy is indispensable. Uriya mwana mwumva ko adahagarikwa ubwo ni gati cyekoze mu buye bwoko. Have you not been functioning before you employed him? Ese yabaye muri iminsi yose atakoraga wenda nibwo yadahari akazi karagarara ntago ari bamusimbura. I patronize you with my family and all my friends and their families. Ye mugabo udabizi ugitangira akazi njye yatumye umenyekana ndagufasha nkuzana inshuti n'imiryango ntumenyekana urakomeye. Ndetse naka kazi ahangaho hagaze uyu munsi kugira ngo hagere ninjye bako babyizemo uruhare. A substantial amount of your initial capital. Uzi amafaranga nabwo ujya gose utangire ufungwe n'irivuriro ko byagenze byose kugira ngo uyu munsi ubukomeye. Now all of a sudden you None watse ka faveri gato cyane urabyanze kumfasha kweri ngo hagari ku muganga. That you cannot even do me a little favor. Koko faveri no ngusabye rero nyine none kunkorera musore muto. Talking to me like this. Niyo mpamvu ko kurimo kumakanya ngo nagwagari ku muntu ngumbi gusabye. Mugiye nyakuba ariko nanone. Na urabona ibintu ntabwo bishoboka. Exactly where we're coming from. Nta mpamvu nimwe naba ntazigaragaza ko mpagaritse umuganga. Ariko ibyo ngibyo ntabwo umva icyo nshaka kuvuga njyewe. Icyo nshaka kuyana kimwe nuko umpakaniye mu buryo bugaragara. Wanze kunyumva zero kumfasha nk'inshuti. We should consider ourselves enemies from this moment, isn't it what you want? Ese koko umuntu fata ngaho ari umwanzi wanjye muri akanya ko mwakomeza mugakorana ko kwabyumvute. Of course not. Muzera na rero hambyeze musore byaramucanze n'umuganga. Ndetse gose mbyeze n'uwagare gose n'irivuriro musore yaje gose kumusaba musore baraziranye. Favor that I ask you. Akantu gato nkwatse mpakana basi menye ko makana bigira inzira. Sawa. Okay. Nacho. For you, everything. Kuko rero usabye gose nawe ko nacho nakwimana byinshi nawe wampaye. Have to give me some time to. Nacho gose urabanza umigiye manze benda mbitekerezeho niyo kwacu umuntu yakora karabaye. Shop for a replacement. Wenda gose gishaka byo kinamusimbuza basi mujyana handi. Gusa handi wenda habi hatuma anakazi nawe kakareka. Yeah. Abakire baraha. Umukire yakugenje naho wamucikira. Yakugenzeho. Uyu nahari basanze mbyeze uruko utajya gose kumugonga. Batangiye kumugendaho ni Michael. Batangiye kumuhiga. Kugira ngo ibintu byakomeye umukire gose atangiye kumugenza. Byongeze byo nababwiye. Ko rwose uyu munsi umuntu agutunga urutoki, ishaka gutunga inkoni n'abisi. Mukazi batangiye beze gushaka kumuhagarika. Batangiye gose kumwinjira gose mu buryo gose bushoboka. Baciye hakurya hakuno. Ese biracura iki? Bax only for love. Ngo bigeze kubw'urukundo. Ntabwo nzi bigeze gose n'icyabaye kubw'urukundo. Ndetse rwose ahangaha uko ari ahangaha batanye gose kuva musore iyi lisansi wayivanye hehe ko imeze nka wayivanye igoma ni impirata none nyi wayivanye hehe. I mean, why are you guys questioning my certificate? Aho marambaza biki bigaragaza n'ibyo nkora. Umva biragaragara ko gose ushaka akakazi ukora utarakigiye. Certificates. Ndetse gose ufite ibintu bize nka gose byose ari fake ni pirate. Yes. Tubwire gute kuva ryari muza kuvura abantu mwaravanye ibyangombwa igoma ari ibipirata no. Wise. Listen, Umva. I studied at the London School of Medicine. Nigiye irondere mu Bwongereza mu ishuri rijyanye n'ibya medicine. And graduated with distinction. Ndetse rwose naje mu bambere mfite D1 distinction. And for 2 years I've been working at that. Maze imyaka ibiri mvura mu ivuriro rya Muzehe nyiri nkware. Nobody has ever embarrassed me. Na muntu umwe rwose urazavuga ko wenda nageze mu muhohote cyane namuvuye ko bidakwiriye. You guys are doing. None ngo murashaka iki? Dr. Mike. Ye muganga. Because nobody ufashwe wese niko yihagarara iteka ryose gusa tugende bavugira imbere yacu muri polisi. Kubega ko gose mu kubesha tujye kuri station ya polisi n'uri buvugire. Baruze ngo nako bazakuvumbura. Icyaha ntago cyicari intebe iminsi 70 ingahe. But it's okay. Nabibonye. Ntawe ubesha kabiri ngo bishoboke. Tugende. Yeah. Umukiresha yakugenje. Abakire sa abantu. Umukire yifuza gasenda baboya gatsinda imfizi kugira ngo gose ashimishe umutima we nkanswe we gafifi mwene nde uri iki? I'll pretend I didn't hear that. Rwose amagambo mvuga kanege nko nageze nyumva. Mike afite umutwe ufunze. Afite agasuzuguro my friends. Ntabwo yinginga. Tayari. Kugira ngo si ID nije kumujyana bamwizeho.
ndetse rwose baje gusanga adafite ubuziranenge. Ahangaha RBD irakurya. Sasa kono ku ruhande hano muzehe sogokuru w'umwana n'umuhungu we mwuzuke bwose bamagaje kono se wabo w'umwana azabivuge neza mwana wanjye. What do you mean? Mbwira kuva ryari koko ubutaka bwacu ubutanga wabutanze ugamije iki mwana wa ku buryo wumva ko abuzukuru banjye n'abaza bakomoka bose batagira batura. Talking about Papa. Papa rwose binjye muvuga nago nzi nibiki mwuzukuru wawe. What do you mean you don't know what Grandpa is talking about? Just because he's blind doesn't make him Mike, it's enough. All these accusations and counter-accusations will not help matters. Tell where this Chief Odogo is. Go and beg him. Go and beg him? Yes. Go and beg him? The old man into signing away those documents. Beg Chief Odugo 4.7 million naira. What nonsense are you talking about? Me? Jewe so wanyu Ozoma. Jewe Ozoma. Umva muzee. Umva ongere wihakana biragaragara. Just return the money. Fata amafaranga wahawe uyasubiza abayaguhaye. What's this embarrassment? Nta kirgo dukiza kudutesha umutwe. How can you do such a thing to me, your own? Ako mwana kuko ni gute ko wahemo kintu nkanje ko so kubyara mwana wa. How can you throw away my whole generation's inheritance? Ni gute wafata imitungo nzasigira bazango mukabose ko kayitanga mu kanya kangana amasara nko guhombya kweli. Soma. Urambabaje mwana wa. You are a wicked child. Uri umwana mubi mwana wanje urambabaje. You are wicked. Uri umwana mubi. Anaguruka muzee. Muzee kiraho ngaho. This is how you always caused and condemned me. Iteka no kwa hose kayose umvuma uca mu muryango ntacu meze ndi kintazi. But blessed and praised. Imana ishimwe kandi ndanishimye. Wena kwetaka hose cyujoze ko hose umvuma. Have always been a very bad and wicked. Iteka wambereye umwana mubi w'icyanze mwana ndika ngo nabivuga nongeye bisubire mu byumve. Uzoma. Je Uzoma. You are wicked. Mwana ngira umwana mubi. I'm wicked. Yego ko ndi mubi. Ndi mubi. But after condemning me, nyuma yo kumva wose utagaze umva niyo mpamvu umubi bwanjye bwatumye ngomeza ngabaho. Today, abo beza bawe turebaho bari hehe. Abo ngabo natabari hehe. Byose yarabyumvishije. Sasa isubyaro yarapfuye. Ati ko ndi mubi abo beza yatabaye hehe. Karabaye sasa. Are you implying? Shaka kuvuga iki? So you are happy? None uvuze ngo urishimye ko data yapfuye. Ngo niwe wari mwiza wowe wari mubi. I didn't say so. Nabyo mvuze no byiyumviye rwose nimwe navuga ibintu ku bintu ko biri ukabyumva uko bishaka bitewe nuko yemereye. I'm saying is Cyonge nshaka kuvuga ni wanted me dead. Izeka mwifuje ko mpfa ariko Imana burya ngo mukasoro ukajyana nyoko. Uri mushyiriye. For a very long time to come. Nari mbizi kuva cyera uko letaka muzaba letaka munanca mu muryango. Imana yakoze ibyayo. Very cruel man. Uri mubi dada onki uri mubi cyane. I've always thought that you had something with my father. Iteka najyaga nibaza ko njyaga nshaka kufita uri n'urupfu rwa data none byivugiye. Uzo ko urupfu rwa data rwakuberwa ndetse rwanagushimishije. Terminate the rest of us. Uzo natashaka kutwisha kujya imitungo yijyane. Nicyo ushaka. Yes. Papa, did you hear what this? Papa mbishi yamahe umwana ibintu navuze. Munyanyene kubica. Bakora avuga ibiki? Ibyo umwana avuga nibyo. Byavuga nibyo. Nimba watanga umutungo uzi ngo umwana abana bose baryame muri bafashije. Usumva kubica kuri nzuka rukuye. Saba ntacyo papa. All you have to say to this. Mwese mvuga amagambo yose mushaka. From Mike. Ariko muzicuza. Now Mike. Mike. Naye banzu asa numva iki. Wowe iki ubona nungiro kinkande. Ana zakuno. Ubwo aragaza uko ahangarira umusore. Umva se murekeraho ngo bana murekeraho. Stop this nonsense. Uzoma vahanga hagenda nundi munsi. Just return that money. Wewe gusa amafaranga yagarura utagaruye uzambona. Long to spend. Utagaruye. Promise you that. Uzaba utakaje wicuza impamvu yajyanye. This is your plan. Nicyo ni impanga yari nicyo wapanze. Kugira ngo njye unkange. Maze unshinje ibintu ntakoze. Warabipanze. Now you have declared a battle line between me and Sasa ubu noneho hagiye kujya intambara hagati yanjye kandi uko byajya kora mu ntambara azagutsinda. Wamaze. Zamutsinda. Azambona. Abone musaza muvanga mugende. Muvanga mugende. Hear the last of this. Yeah. Mugende se mutoke mbere yengu. Yeah. Irimira aha. Emutungo yaraburiye. Ndetse rwose baravuga ko rwose akigira akagarara ntiyumva. Ni Ozoma. Ese umutungo azawuruka simbizi.
come here and come and disturb my muzanga hakuno kutagutesha gusana umutwe mubasakuza mu cyakarere nako mu ijoro mubaza kwiryamira boys of this generation. abana be iminsi niko babaye gusa More than what they can chew. iteka batamibirenze byo bahekinya dore uko basa mugabara Who see? they swallow more than they can chew ndetse rwose mugenzi duhiniye ahangaha sibyo se kandi biragaragara ko irangiye See. sasa ngeza ku ruhande ko rwose ngo yakagize mugenzi gose yaje kwa boss bafanije kurya umutungo wo musaza That he will fight you, his own uncle. ya umwana yavuze ngo muzahangana wowe se wabo ibi birarenze kweri Chef you don't know that boy. ntago ya mwana umuzi You don't know that boy. uriya mwana ararenze wakuze mu ijoro kuntu yaneye akaza gushinga urubanza wanjye kana nanshinja Born is his second name. uriya mwana ndi mu mazina ye harimo n'izina gufunga umutwe Stubborn is his second name. If only I had known that you'll have seen them, I wouldn't have allowed them to step into my compound. Iyo mana manya ko babanje kubana rwose nawe ntabwo ko neme kubinjira mu rugo rwanjye. I tried to locate you. You were nowhere to be found. You simply disappeared. Rwose njye ushaka byo kinakwimura maze ngugire nkaho bataza huri ni hehe bakubure. I was supervising my building in Asokoro. Rwose njye muri wakinzu yanjye nshyashya cyangugu nongeye kuba nakwimukira. Yes. But please don't listen to that boy. Rwose mwana wewe wigiye nkota muzi tutanuna mwumve. Buy a property. Rwose mureke vuba gaho uzabona ubutaka bwawe bujyane. God's gifts to you. Kandi rwose nibyo Imana igiye kuguha. But that boy is a problem. I've tried in so many ways to cage him without success. Uzoma. Why don't you do me a favor? Eliminate that boy. Yes, wait, I'll give you. Eliminate him, and then you and I will not have any problem. Chief, that won't be possible. Uzoma, you promised me that there was not going to be. Now I have given you the sum of 4.7 million. Money to go down the drain. I told you because his father did not give me any money. That is why I'm doing this. To be part of the plan to kill him. If I think you are in the position to do that. Story are you telling? That I'm in the best position to do what? I've given you my money. Okay. You said you people are already in court. To continue with that. The document signed by my father happened to be in this time. Don't worry. Will win. Yes. I'm sure you will win. Is that all you have to say? Such a thing? To me. Find a permanent way. Shaka uburyo ki bwatuma mbona ibyanjye ntagiye kujya gutuma twuruma my friend nabwo amafaranga cyangwa uzaruka yansubiza uranyumva neza ntaga amafaranga nabise ngo nyanyasoro abantu ku giti dore uko gisa I will think very fast. Ntacyo gose nanjye kagose nanje Very fast. nanjye nshaka cyo gose twakora ndaje mbitekerezeho ntabwo sivanga zagusubiza I have to go now. ntabwo gose reka ndifite kugera nkerekera So here. Samvi beregera tomoka Muzera Muzera karavuba ku mafaranga yavunikiye uramuzana imikino ngo agende yicare byose ubyikoreye ibi ni iki Back only for love kubwo rukundo only for love sawa nyaza kuno ku ruhande rwose ahangaha hari wakataje ari umeze nk'umusazi
urajanga kuno yasize ni Michael rwose ntagaze kwinginga yiza rwose kwa muzehe ikidugu umva warusaza nyamaze rwose funga umunwa wawe bake mu gutukana You've got guts. ufite imbaraga musore muto rwose ufite ushiri kubute That is the way you've been barging into my own. impamvu njanga ko nawe waje wacu I am aware of all your evil plans against me. imipango yose mpanga byose ndayizi mu buryo bwo kujya mu ndwanye My certificate. waraje akazi kanjye uranyirukanisha mufungisha lisansi yanjye ngo nago nayigiye nago nayikoreye mbese ngo ndimo kujya muri kujya kwerekana ma Car with the police. ejo bundi imodoka yari ingonze abagatonye na polisi bajya kumfunga bamuhora ubusa You sent a hit and run driver to kill me the other day. byose nabimenye ko atatse kunyicisha byose ndabizi Trying to use my uncle to get me. none bakoresha okanye kugira ngo yuko byose wansinda wibeshye ntabwo bizakushoboka Almighty knows I've done you no. ntabwo bizashoboka imana irabizi ko ndengana Now I'll give you 3 minutes. uhaye iminota 3 unshingukire mu mbuga ugende ubaye utagiye uragenda nabi Who you are or what you do, all I know is that you cannot intimidate me into abandoning me. umva ntago nzi icyo uri cyo ntisinzi ukora iki gusa ntago wantera ubwoba ngo mve mu rugo rwanjye ngende ngesiga inzu yanjye ibyo urabyumva Will remain mine for as long as I live. hari ahantu hazaguma ari ahanjye mbaye nkiri muzima uranyumva muzehe That's right. And sir, if you're not careful, ariko rwose sinjye bwe bodyguard ni cyako bawunsa caho ushinzwe umutekano escort that is a promise. yeah nawe undebeye filime mugenzi batangiye guhangana intambara ataragenda ariko baramwitambika I said, excuse me. Neve imbere se baramwitambika ageze ku rupangu barufunze wizanye kandi rwose wizanye aranicyura Can you please tell him? muzehe kwa rwose avana ka telefone So you think I'm scared? nagira ngo nyafite ubwoba umva ntabwo bafite ushaka kwamagana n'injyana nacu bimbwira ushaka kwamagana One beat. ubu ni buri umugabo wo guhamagara muri perezidansi n'ubonyine babanshobora hamagara nabure ko icyo bari buntware hamagara Chief Odogu. uyu nguyu ni muzehe Chief Odogo A nuisance broke aho out. tuvugira ahangaha igisambo cyeteye mu nzu agikije rwose kunyica Please send your men. ariko rwose mwese abasore banyu bazakora bakinkize kirafashwe ngize imana rwose igisambo ko cyakinje umubisha araje afatwa n'abasore banjye b'abarinzi umujyane karabayi bagiye kumushinja rwose mugenzi ngo gutera agamije kwica We'll lock you up with hardened criminals. icyo nzi byanga byakunda ugiye gufungwa kandi rwose ufungirwa hamwe n'ibisambo kagarara You will realize that this is not London School of Medicine. maze rwose umenye ko njye nari mu mikino naje gukina imikino nawe utaje kubyina ngo inkanga All of them. I'm going to teach you a lesson of a lifetime. rwose ngiye kuba rwose isomo ry'igihe kirekire sawa bazane Not one beat. numva ntabwo bafite abe namba ngo abasore ahangaha I am not scared even one bit habe namba ushaka unkanga kanga ujye ukanga abandi cana handi n'undi munsi kugeza rwose yakageze gutya urabizi rwose ahangaha akazi nakibura baba bari aho ngo bategereje akazi bahise baza kumujyana tayari mu rugo rw'umuntu yagushinja ikibwonza ari we urabizi rwose ngo inkoko iri wabishonda umukara uyu mushenzi ajaje kunyica arafatwa I want you to take him along with you, lock him up. rwose njya mu munjyana byo gufunga ishyano muhambira amahero When he comes out, he will be sober. wenda rwose azava wenda yatuje nacitse nagiye utanagazo kujya kwica abandi naje no kwiba You think you can use your money and influence? cyangwa se amafaranga yawe yagira ikintu akora wewe sekana wewe winkoraho nize kwijyana mwinkoraho Really? You haven't seen the last muze rwose ntago uramenya ukina ntago nzi ntago urambona ntago uramenya ntago nzi barakumbeshyeho wamaze To Toshiba, the president of the cell, then you will now know who. nubona ugeze imbere y'umukuru nako y'umukuru w'abagereza niwe bituma rwose uca bugufi utangiye rwose gutanga aya buji waciye bugufi muze haraha abisi babaye bunyezo barahemuka sasa rwose bunyezo kuno ku ruhande muri brigade indani I said, what exactly were you doing in vuga bakora gace mu rugo rw'umukira akora gace tubwire aho sasa kwa kuno kwa opeje kumugeza cyaha vuga his life? vuga His whole family. niko twakwinjira mu rugo rw'umuntu ugiye kumwica we n'umuryango we Even assassinating his character and the good image of the police. uzi byonyine kugenda byonyine ukabona najangamira ya polisi urimo kwisebya vuga vuga Look, I've told you guys, I'm not saying anything until my lawyer comes. navuze ngo ntago mvuga maka avoka wanjye ageze ahangaha ntago munywa cyangwa mu rwaya amatwi I know my rights. nzi uburenganzira bwanjye sasa gufunga umuntu wize biragatsindwa n'Imana ntago apfa kumwibukira akakwemerere azi uburenganzira bwawe You know your right and uburenganzira bwawe the police. none wasuzuga polisi urangije winjira no mu rugo rw'umuntu ugiye kumwica none nguzi uburenganzira bwawe cyangwa tugufunge
umva mukamfunga mukabiza muramumoye ubusa ntago nije brigade avoka ataragera ahangaha kaza ko nta kindi kibye Listen to me, all of you. yemwe basere This man here, Sika sacheke kindi gisamba gifate mu soko kigiye kwiba umuntu kigishaka kumujyana telefone n'amafaranga he will not forgive me all. ibi byo bimaze bizengeza mu isoko mu gishyira aho ngaho The hands are for wala amoro busa asama mu mfatanye iki Shut up. Take mushirari hari igisambo ibisambo biranga byo ni byinshi gusa yenguye nk'umuntu wize nago wamukoraho umukozo wamuzira ubundi rwose ubundi bigeze ku bantu basobanutse iyo umuntu afunzwe umuhoro ubusa akora byose bita ngo ni pressing charges akakurega. Okay, I'm not going to fear you. Bino kandi ugafanda yaje gufunga go urubusa uramurega my friend. Nago wamufaga byose nacyo razira. No, just step that man. Ntacyo reka nacyo ibyingo turabyigaho. Yavuze ngo mukamfunga mukabonanga mukabizira. Dr. Mike, you were accusing the police force of conniving with Chief Odugu to kill you. Urimo uravuga ko abapolisi bafatanyije na Chief Odugu ngo bakwice. Ikirimo kudushinja yanga kuvuga ntavuga. Enough reason to put you. Baravuga wene ntavuga baravuga ntavuga. Asamureke. Hakono avuka ibigeza vo Tony. So much harassment, man. So much. Abashinzwe mwana babanduhije. Nose kandi baraguhora iki? Why are you harassing my clients? Ese kandi mukiyabanye muramuhora iki? Asking him simple questions. Aho kubaza umukiyabanye bavuga ngo ufite kubaza ubwo twamashimira kuganza kudusubiza. You know you won't answer until I'm here. This won't be the first time. Amamba ko mabwiza ukuri ntabwo umukiriya avuganye n'ufite kumuvugira nawe nakina na muri mwari kujya ngavuge. This is our own office. This is not your office. Akengi ni biro yacu. Agangana kazi kawe. I don't know what to get. Mwamaze akazi kose mukana akazi karete ntabwo mwikora mu mukora government. Kandi leta ni twebwe. Twitore twumvikane. Twubahane twese. Oyo ntagavuga. Ndetse rwose iyo avoka yakwishingiye binabaye ngomye yubuze arafungwa mu mwanya wawe. Ndetse rwose mu gihe cyacu kitaraguhama avoka nga rwose arasinya ubugiye rwose mu rugo utahe uburana uri hanze. Aho ngaho ko sasa ko navaye umukobwa mugenzi umuntu umwana amuzehe. Yego mwene ngeze mu mwavoka kazi. Yewe menya ko batoni. What exactly do you think you do? Uracye kurimo kora ibiki? In the bail bond of course. Narinje gufata umukiranye ngo mufume muvanya hangaha azajya burana ari hanze y'urukiko. Mujyarimo gushinjwa. Man who nearly killed my father. Uje kuvana hangaha umuntu aje kwica data. Nuje gusohora hanze. His offense is bailable. Umva nubwo arimo gushinjwa ku cyaha cyashinjwa yaburana cyari hanze kandi akanataha. The medical doctor. Ntago rwose ibi kirego cyagera hanze cyo kugira ngo ashinjwe burundu. Ikindi ni umuganga kandi rwose umuganga ufite benshi akire kwa yavura. I think he's a potential killer. Ako numwicanyi. We'll give him free air to accomplish his nefarious intent. Ntago byatuma guma hanze kandi umwicanyi. If he is refused bail, umva nta muntu yishe kandi yuretse ibyo ngibyo. You and your collaborators will be mwanze ko ajya hanze byagaga kumeze ngo muri ko rwose kurenganzira bwa muntu. N'ubutabera muri mumeze ngo muri ko kanagera hejuru. I'm certainly sure you never read yours at all. Icyo nzi cyo n'amashaka amategeko mwize mwarayize nabi. Sasa ko byasaje mugwangana kwa magambo. I am not a charge and bail lawyer like you. I beg your pardon. Baratukana. Twagatukanya ko na fanda arinjira mukuru wa station ya police. Fanda yake. Ase ibindi cyo mukajya mbere hangaha ye operation. This lawyer wants to. Oyo mugabo ngo numwavuka ngaje kugira ngo rwose abohoze umukiriya bamujyane hanze. This lawyer said he's not. Ese rwose ushagarari watewe mu rugo rwe ajangana n'abateze ibindi bibazo. Nako mukajya mutongana hanga mujye hanze. Whenever you have cases, discharge the case and let. Ubonye hanga n'abandi batangiye gushwana bajye mukira hanze byose muvugire hanze bazabinjira byarangiye. Yega fande. Hanga amateza akavuye mupfiki bise bite. Dr. Banyo. Dr. Mayo komera muganga iminsi myinshi muganga. What is the problem? Wese ko hanga kandi ugenze bite? The hospital. Mvuye iwanyu kwivuriro usanga abantu bose batonze umurongo bakuze ngo bavure. It's a long story. Yani nkuru ndende nyakuba. Oyo ngwino mwicanyi. This man can. Yaje gaje kwica data. Cyane gushinjwa. Kill your father? Yaje kwica so. Hasa kandi muganga wabica umuntu umuhora iki? Oye barambeshyira. I was to talk to the father to keep his head. Nagiye mbwira ise ngo ave mu mitungo yanjye yanga kumva niyo mpamvu bavuze ngo nagiye kumwica kandi nagiye kumuburira. And he got your boys to arrest me. Ndetse aranje rwose telefone abasore bawe ngo baze bamfunge nta kindi baje bamuhora. Sorry, madam. May I know who your father is? Ye muko namenya wose yabarinde. Of course, TPO. Data And only. Utavugirwamo udahangarwa. Chief Odugu aramuvuga ko namurata ibyubahiro. I see. Ndabyumva. I know him. Ndamuzi so ndamuzi. Please, madam. I will speak with your father. Nacheka rwose ndaza kuvugana na so numva ko byagenze byose mbigemo. Ndabyikemurira. Inspector. The doctor bail immediately. Mureka rwose umuganga ataye ko afite kuvura benshi bakeneye kuvurwa. And attend to. Ntago yafungirwa hanga afite akazi kenshi.
Yeka rwose nzukwana avugana n'uwo musaza nabyo tubirangiza ntabwo ibintu bikomeye cyane mu byoroshye muganga rwose genda ugera benshi benshi bagutije bategereje kugira ngo bavure cyo kuvura rwose nta kibazo umukobwa yarari wareba asaba imbere ya afande aziranye na Michael ariko nanjye kuko muvugane baramba ko nibyo koko kandi nako ko bamfatanye baramone ko yabandi ntibye uyabyumva yasubiye inyuma gake biramurenze birenze imyumvire ye n'umukobwa ndetse gusanga namuze ko bakaje mu cyakare batangiye guseba bwa mbere mu kazi ntago bamwirukanye sibyo gusa no kuri polisi nyazo bamurikuye papa ubwo sihangane bigorutsa bizagira bikemuka Can't you understand? amwe wanjye gose maze kurambirwa papa rwose ihangane I'm sure he will hear it today and grants the injunction today as well. rwose niko byanga byakunda uyu munsi umukuru w'urukiko ari butwumve ndaza gukemuka papa rwose wigira ikibazo We have to move faster than we have done so far. rwose mwanjye kuri shoro ufite kwihuta kugira ngo bikemuke vuba That your man has up his sleeves, you understand? Or does the judge want some inducement? ese uwo mucamanza uri munenda yamuha akantu katuma yemera ngo garaseka papa akantu kweri mugeze nabi bana umukobwa papa akajya kuvuga ubivanye he kirangaha cyamufashe arabaye sasa yarafashwe What is it? Doris, come. sinzi byazo bigize tumugo gusa ko yarafashwe nimba ari igicuri simbizi cyarafashwe hari byazamutse ko garamugeze ni nuza Doris Aki rwose mu manza ze na se niko afite kubigenza ari kugeze byazamutse nzi nibiki arafatwa ndetse rwose afite amugeze kwa muganga uze nabi nahumeka sasa kuza hangaha nk'imiryango musigara hakurya umuntu akavurirwa hakurya mukatwizera mukamuda tukamuvura ngo umuryango nago murenga hangaha arabaye sasa ntabwo ngeze gusa umukobwa wabo afashwe n'ibiki ndetse rwose muze yahisemo guhemuka arahemukira abana be nako arahemuka ku mpamvu gusa kugira ngo ashimishe abana be rwose n'umukobwa we atunganirwe abageze bakagiye sinzi mugeze rwaye kino umukobwa se rwose anga kumuvura ntumbaza ngo byatangiye bite gusa mugeze ukavurwa hari uwazaga sasa undebere filime bimwe bavuze ngo kwima uwaguhaye no gusaba uwo wimye wakora iki muganga ufite kumuvura ni Michael filime iraha amurebye aramuzi azi uyu mukobwa bamaze iminsi bahanganye ese aramuvura sinzi ntabwo byoroshye bashatse kumwicisha bamugongesha imodoka biranga akazi baramwirukanisha ejo bamushinjaga rwose ngo yajye kwica umuntu nawe ndebere filime sasa gusanga uwo yifuje ko apfa ari uyu munsi ukuvura Yes, amaze umwanya w'agace atumva tunatu rwose amaze amasaha menshi ngeze gwaye umutima n'umukobwa umutima wahagaze mugenza umutima w'umukobwa wawe wabizanye ukuntu arwaye umutima ndetse rwose hanga muganga afite rwose cyagira bitewe n'icyo abonye ntago abaranga afite akazi kenshi ko gukora afite byinshi byo kwitaho ni Michael Boss every 10 minutes. Nacyo rwose mukomeze mu bucingo iminota 10 muze mwandike mutange raporo cyo kujya mu bye numbaze ngo uyu mukobwa amenye ko Michael yamuvuye neza azabyakira ate ndetse byonyine muzehe kumva ngo umwana we umwanzo yamukoseho ururi rubanza cyangwa se iminsi myanze yakicumye rwose myanze muganga yaramuvuye amwitaho amuri hafi She's Michael ndetse myanze rwose bakavugiye rwose ako bamaze kugira atangiye rwose yagaruka ibonto iminsi baye ngamuvura chiko yakageze rwose ahangaha agarutse ibonto amaze iminsi atumva umukobwa nawe ndebere we yahemukiye yafungishije yamaze nejo muri kiko yari yahagaze
amusha rwose yashatse kwica se bamute hanze y'inzu bamuhora ubusa turabizi mugenzi Fako nafunguye amaso yari ikanze arebye umuntu muri hejuru n'umukobwa ni Michael iki urakora cyanga ushaka kunyica none aha ugagara murebye umukobwa ara umva ni mushenza vibera agende yewe umva hano uri kwa muganga tuza nasubi umva nawe zibagenderiye muganga yitonze muganga wagurutse imbaraga zaguruka ntazo meze nawe se watuje Take it easy, my friend. baye inshuti uroshye ibintu You're not in the court of law. ahanga ntago turi mu rukiko muganga ara Neither in a disputed piece of land. ndetse gose ahanga ntago turi muri bwa butaka bwanyu muramuza kurekera ngo twabambuye Right now, you're sick and under my care. ahanga urarwaye kandi gifite kukwitaho nk'umuganga To get better. kine gose gukira ndakeneye kugira ngo tugushyingure hitamo nkuvure karabaye sasa Been having symptoms of heart problem. bigaragara ngo maze gose iminsi umeze nko ufite ibibazo by'umutima Did you neglect it? ese kucyo wabyirengagije kandi kurwaye umutima Not neglected. ntabwo nabyirengagije n'umushiha I'm billed to go for surgery. ahubwo niba nateganya kuba najya mu mahanga kuba navurwa umutima kujya kubagwa yewe aribeshya ariko Well, don't worry. ntugire ikibazo I'll help you get well. ndagufasha kugira ngo ukire umutima ntujye kuvurwa mu mahanga Diagnosis. You may not need this surgery after all. rwose bitewe n'ibizamini nakoze nuko nakubonye mbonye utameze nk'ukeneye kujya kubagwa mu mahanga ahanga wavurwa ugakira You mean I can be free from this? nakira nabanje kujya kubagwa mu mahanga ngo umutima ndati wakira Depend on your cooperation. rwose ubaye umuntu ko baye hafi akakwitaho wakira Anyhow you wanted, how? ntusavuga ko nakira umutima ugeze umukobwa afite rwose umutima rwawe kandi rwose umutima mubi cyane umeze nabi Relax. tuza Don't think of anything kandi rwose increase your blood pressure. rwose wirinde ibi byatuma rwose umutima wawe utera cyane byanagutera guhangayika She's come around. Yes, doctor. filimi iraha uwarimo rwose umugezi ahangayitse ukajya kuba umugezi rwose amahanga yavurwa ati wakira ndabizi ko ngo waye hafi wakira twitayeho umugezi yikanzemo ndetse rwose ahanga abaforomokazi barahari ba nasi My dear, yewe okay. rwose ntugire ikibazo Dr. Michael is the best cardiologist in this city. rwose Michael niwe undi rwose ni umuntu mbere mu bagiye ku bijyanye no kuvura imitima hano mu gace kacu Anything he tells you about heart problem, ndetse rwose nawe n'umutima byose arabizi azi n'ukuntu bivurwa ntugire ikibazo rwose azakuvura you'll be okay soon. All right? ngenzi arabyumva rwose ugeze ngo Michael rwose ni best cardiologist To me as soon as possible. Because if you don't, umugezi rwose yakibutse rwose amuteye akora amucunagiza amuteje umutwe ati mwimukanga amavi vuba abone mutava muzagenda nabi don't care who amongst you is blind and who is not. But your father tricked my grandfather. umva iso yaraje rwose abeshya ndabasa sogokuru wanjye You calling my father a trickster? bashwanya mugenzi kenshi arabyibuka baserereye kenshi na Michael ndetse mugenzi rwose uyu munsi Michael urimo kubaye rwose yamuvura ndetse umwitayeho nawe ndebere filime ubwo mugenzi yarahangayitse Michael mugenzi yahabaye ndetse rwose mugenzi akono ku ruhande rwose anga uko muzehe yakaje kure umukobwa we amukunda nk'inkimwe ndetse rwose niyanka ikamwa In a few days time. ndetse rwose inahaka My baby will be fine. nta rwose umwana agiye kuba yakira muzehe mama rwose umuganga yambwije ko nzakira Am I not in surgery after all? rwose ngo ntabwo nzigiye ngira ngo njya kubagwa umutima rwose bugiye koroha birashoboka ko yamfasha nkakira That's what I've been praying for. rwose ni imaze iminsi rwose nsengera imana ngo izadufashe Doctor's life for my baby. none rwose wasanga n'uwo muganga rero yavuye mu ijoro kugira ngo adufashe Who is the doctor that is doing this none uwo muganga yuko ugiye kuvura umwana wanjye yaba ari ndekweri work? kivuga atyo Dr. Vayo sasa umuntu bahanganye niwe rwose mugeze ugiye kuvura umwana wabo uzamwita agakira nawe undebere filime ko muganga yakinjiye muzehe ntabyumva nawe undebere ndetse rwose mugeze mu yakora muzehe uko rwose mugeze akabaje ati ninde ugiye kuba yakuvura hari uwinjiraga bakira ibyazo rwose nk'uko umwana wabo yakira ndetse atabanje kujya mu mahanga n'ahanga abagenzi yavurwa bigashoboka ko yakinjiye usubira inyuma sha uje kunyica What do you want here? ushaka icyanga bamushenze we You were supposed to have been sacked from. nari nzi ko bakwirukanye anga akazi baguhagaritse I am the doctor in charge of your daughter. I am the doctor in charge of your daughter ningiye muganga rwose ushinzwe kuvura umukobwa wawe That's impossible. ntabwo bishoboka Dad, papa he's the doctor that's been doing the wonderful job. niwe muganga rwose wakoze akazi gatasanga kugira ngo ngaruke bunumve buzima. Would he be the one to treat you? wowe nguyu yakuvura
This man is not supposed to treat you. Ntabwo umugabo ngo afite kuvura. He wants you to die. Ahubwo akeneye kugira ngo akwice. In that land case. Kugira ngo se bwa butaka bujyane. Papa ibyo bireka ariko. Treating me well. Yamvuye neza. Cannot treat you well. Ntabwo yakuvura neza. Because he wants the land. Kuko akeneye kugira ngo ajyane ubutaka buhenze. Well, we're talking about Doris's health. Mugabo turavuga ubuzima bw'umukobwa wanjye wenze no kuvuga ibintu ngibyo kweri. Please. Umwana agiye gupfa none uraza kuzana iby'ubutaka nibwo bukuraje shinga. Patient is responding. No, you cannot. Numbarekera ngaho. He's not your patient. Ntabwo nguko sakira umurwayi wawe. Hase muzi waretse kumera gutyo musheri waretse ko kwifata gutyo. It's our daughter. Wewe n'umwana wacu urwaye n'ibyo mpamvu turi aha ngaha. Muganga yitonze urabizi mugenzi uri abisi ntabwo wabijya wabishoboza ute murwayi wanjye. Meze neza. Did the nurses give you an injection about an hour? Ese baba nasi bagwaye inshinge ze bafite kugwaza za buri saha. Much better. Great. Ntacyo gose waza gukira. That's okay. I've got good news for you. Ntabwo se ngufitiye amakuru meza. And the good news is I finally confirmed. Rwose niba ubyemera nameze neza ko bisaba neza kwemeza ko. You wouldn't be needing the surgery after. Rwose udakeneye kubagwa ntabwo bikibaye nabyemeje neza nabisuzumye. Muganga urakoze cyane byose kuko arishimye. I'll try to see you later in the evening. Kandi rwose nageze ko nshoboye bishobotse nkomeze ngube hafi nkwite mu minsi mike ndebe kuko rwose wabakira burundu. Rwose ntugira ikibazo. Kandi sara rwose urwara ubukira. Muganga uyu ngwini mama wanjye. Muraho ma. Pleased to meet you. Rwose nshimye gura nawe musore muto. Naje rwose nshimye gura namwe. For saving my daughter. Kandi rwose wakoze kuba watabaye umukobwa wanjye natera akazi kanjye icyo ufite gukora. Ntabwo byumva muzehe ntabwo byumva. Mu musora caho. Imana itanga ishaka. Yakoze ibyayo. Sasa muzehe ahangaha sinzi ko yongera kuvuga rumwe n'umukobwa we. Rwose ingu ntabwo bahanganye. Warakora akazi ke. So that's the person we've been dragging the land case. Yesu yane wambwiye ngo mware mushwane butaka maze iminsi rwose muhanganye mutavuga rumwe. Such a wonderful young man. Bego umusore mwiza rwose muto. Muzehe ragabyuka. Doesn't look troublesome at all. Ahubwo se nagasanga umuntu ateze ibibazo. Ako bivuga ni ibiki? Ubarashya ngo kuvuga amagambo nk'ayo. Kandi nawe rwose ntabwo guteka ryawe gukora iteka ryose umbwira ubusa. Cyangwa fata umukurikire mujyane dore ko mwabaye. Mwigize abanyamugiyo bigiye ntabwo byumva. Muzehe hacaho. Ukuri kuraryana. Ase papa kuko yaburiye yabaye mama kuba iki aho iteka byose bigira intambara uratongana. Yeah. Sasa rwose akora muzehe aje imbere y'umukuru w'abaganga ujya haya yasabye gushinga amufashe yirukana umuntu akwe wankoze ibiki? Wankoze ibiki? Kase byiki? Don't pretend as if you don't know what I'm talking about. Kwigira ngo utazi impamvu ndahangaha sikandi abakinya kuba. Wiki urambaza ngo abayiki? Nakore byinshi cyane bishoboka. None nakwasaka gato ngufashe none ukakunaniye. Michael. Kugira ngo uvane Michael muri rivuru mwirukana cyo nyine cyakunaniye kugira ngo nkorere. Mwirukana gusa. You refused. Warabyanze. You put the life of my daughter. Ahubwo urangije ufata umwana wanjye umuha umwanzi wanjye ngamuvure kweri. Femi, that is mean. Ibingi nagari byo. Ubwo no kwikunda musore muto. Nakanya ko barwo sanjye nawe unyumve wishyire mwanya wanjye. Naye fotoramo umuntu wa mbere mu kuvura ndetse mu kuvura ibyanjye n'imitima yagiye kure n'umuhanga. Abantu bose baramwirahira ngo tumwirukane. It did not work out. Ntabwo byashobotse. Na rwose natanze iki cyifuzo kuri minisiteri barabyanga ntabwo bishoboka ntabwo bamuhindura. Please, I want to assure you that Dr. Michael. Rwose nyako Dr. Michael nawe ni mugose wamusimira mu kuvura kandi n'umuhanga mu ivurire ye. Ibyo uvuga ntabwo byumva niba ari bashaka bambere gusanya ntabwo nitaye kuko ari uwambere ko ntacyo bimbwiye. Shaka mu mwirukana tumuse rwose ntabwo bishoboka. Avuye hananjye nahava. Noye musore muto. Wowe urabizi umwana wanjye namuvuza hano hose bashoboka muri iyi si. Namuvuza ni buraya ko ntabwo yavurwa n'iriyangira ngo imuvure. Urangije fata umwana wanjye ko muvuza umushenzi nakuvuza ngo mwirukane. Umva rwose ngo ngiki kimwe Femi. Rwose uramemukiye. Hagize ikintu cyo kumwana wanjye cyose nzakikubaza ndetse nibishoboka. Rwose nta kintu Michael yamukora. Ndetse rwose Michael turamwizera ntabwo yahemuka. The whole world will hear the truth. Ndetse rwose agize ikintu cyo kumwana amenye ku isi yose yatumenya ko ari icyamubayeho. Muzakora kugenda abonye yasazi. Yisajije. Ati Michael ngo rwose umuntu muzehe ntaga byumva. Karabaye sasa. Ese biracura iki? Muzehe arakora iki? Ese umukobwa bigeze wavuwe arakomeza hangane? Mugenzi nuko igenze bakise